Gushimira Imana cyane kuko yambishuriye ibanga ry'umugambi w'agakiza yari ifitiye inyoko muntu yose muri rusange, kubera ko ntabwo navutse mbizi, ntabwo navutse nzi uburyo Imana yari yaragambiriye gukiza ikiremwamuntu. Nabimenye narabanje kwirwanaho cyane kuko nibwiraga yuko nzagira imbaraga zihagije zo gutuma ndeka ibyaha. Nari nzi ko imyaka myinshi niba myinshi ariko nzagenda nambura n'imbaraga zo kunesha ibyaha, ariko uko imyaka yagiye iba myinshi ahubwo niko n'imbaraga z'ibyaha ahubwo zabaye nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane rero ko uburyo bwose nabigiye mbikoramo Imana yambishuriye ko ari uburyo budashobora kungeza ku gakiza. Naje kugera ku gakiza rero umuntu mushya nibwo buhamya ndi guhamiriza aha ngaha, kuko Imana amateka yanjye yo muri Adamu wa mbere yayahinduriye mu mateka yo muri Adamu wa kabiri muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu nimo mfite ubuzima, muri Kristo Yesu nimo mfite ubugingo, aho muri Adamu wa mbere nari mfite urupfu. Sinari nzi ko ari urupfu nagendanaga, sinari nzi ko ndi n'umuvumo, sinari nzi ko nshiriweho iteka, ariko Imana ishimwe ko iryo teka n'ubundi ari Kristo ubwo ari we wariciriweho mu mwanya wanjye. Ubu ngabanga mfite ubugingo buhoraho mu mwanya w'iryo teka kuko Kristo ari we mbikesha. Ubu rero ngaba ari bwo buhamya nje guhamiriza aha ngaha kugira ngo n'ubundi nshimire Kristo wangize icyari mu gishya, Kristo wambagaritse imbere y'Imana agatuma ubu ngubu nanjye imbere y'Imana ndi umuziranenge, ndi umuntu Imana yemera, ndi umuntu imbere y'Imana ubasha kuba Imana yangiriye icyizere cyo gushima umurimo wayo. Nanezerewe rero nibwo buhamya mfite aha ngaha bw'ayo mateka mashya mfite muri Kristo, nyakesha ariko Kristo ubwe za mbaraga zanjye zose narazikoresheje zose zirarangira, Kristo nyine aba ari we unsindishiriza. Ariko njyewe ubwanjye bwo nta mbaraga zo kunesha ibyaha nibonyemo, kandi n'ijambo ry'Imana ryampamije ko ntari zo nari kuzagira. Ubwo rero bwumvikana yuko kandi nyumvaga mfite icyifuzo cyo kugera ku bugingo bw'iteka, ariko binyuze mu nzira zo kubukorera. Ariko Imana ishimwe ko ubu ngubu noneho mbufite bitanyuze muri ya nzira nanone yo kubukorera, ahubwo nkaba mbufite binyuze mu nzira yo kubuhabwa ku buntu bishingiye kuri Kristo Yesu. Ibyo ngibyo rero ngaba mbishima Imana cyane, kandi nkomeza gushima Imana cyane ko nyine n'ubundi yatumye nyine ngira muri ya mwaka w'umudendezo, ko Abisirayeli bagiraga Imana yari yabwiye Mose ko nyine abantu umuntu uzaba imbata akakora imirimo y'ububata nibigera ku mwaka wa 7 azahabwa umudendezo. Imana ishimwe ko yambishuye ko umwaka w'umudendezo nyine wageze ngawuhabwa ngawujyamo. Ntabwo nashimye ko bantobora amatwi ngo nyine nikomereza ububata. Imana ishimwe ko ubu ngubu noneho cy'umudendezo nkomoye kuri wa mwaka nyine Imana yagambiriye ko abantu bashobora kugira umudendezo. Ubu rero nkaba nshima Imana cyane kubw'uwo mudendezo Imana yanshyizemo. Nkaba nshima Imana cyane ko ndi mu mudugudu w'ubuhungiro aho wa mugongo atabasha kugera. Nkaba nshima Imana cyane ko ndi ahantu mfite ihumure rihagije bitewe n'umumpumuriza ari we Kristo. Amen. Ndanezerewe rero numva ndi kurabagirana, numva mfite ubwiza nkesha Yesu Kristo. Nkaba nshima Imana cyane. Yesu ashimwe. Nanjye ndashima Imana cyane. Ndashima Imana cyane ko nabashije kumenya ko nari mubi. Ndashima Imana cyane ko nabashije kumenya ko nari mubi, kuko mbere nari mu idini, nari nzi neza yuko imirimo nzakora ariyo izanjyana mu ijuru. Nari nzi neza ko imirimo nzakora ariyo izameza gukiranuka. Ndagerageza gukora cyane, nari muri korali, nari nzi neza yuko ngomba kujya ngora n'ibitambo byinshi, ngakora cyane ku buryo Imana izabona ko mfite imirimo myinshi izanjyana mu ijuru, ko nibyo nari nzi. Kandi koko nabonaga ndi kujya mbikora ngavuga ati ko biri kose menya nibyo kabisa. Ariko naje kumenya neza yuko naje kumenya ijambo ry'Imana yavuze iravuga ngo uko twahindutse abanduye ngo nibyo nakiranutse byose, ngo ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Naje kumenya neza yuko rero umuntu kamere yanjye idashobora gutunganira Imana.
kubera yuko bidashoboka ko bitigeze binashoboka ko umuntu yubahiriza amategeko ngamujyane mu ijuru. Ndashima Imana rero ko naje kumenya Kristo, naje kumenya ko yaje mu isi ari avuye mu ijuru, ikimuzanye ari njyewe aje kureba kugira ngo nzabane nawe mu ijuru. Ndashima Imana cyane ko yaje mu isi akubahiriza agakora ibyo nasabwaga byose, akabikora mu mwanya wanjye kugira ngo abimereze nk'Imana. Ndashima Imana cyane ko yampaye impano y'agaciro gakomeye cyane, nta kiguzi nanze. Ubu ngaba ndi umukiranutsi, ariko ndi umukiranutsi bidaturutse muri kamere yanjye, ahubwo biturutse ku gushaka kw'Imana yo yashatse kunyihera gukiranuka. Ndashima Imana cyane rwose ko yabikoze. Urebye ni byinshi cyane navuga, kuko ni byinshi cyane mba numva navuga kugeza nitunatahe, ariko reka mbe ngarukiye aho ngaho. Nuko murakoze. Ni icyo ngicyo cy'ubutumwa bwiza buhishura no inzira ijya mu ijuru. Ubundi ikintu idini idafitiye igisubizo ni uburyo umuntu yajya mu ijuru. Ariko nanone ukibaza se ubwo bafite iki? Niba badafite icyo bafite iki? Niba udafite inzira, niba udafite icyajyana umuntu mu ijuru, ubwo noneho ufite iki? Ubwo rero nkavuga ndi mu by'ukuri ngiki kintu dufite ni ubutumwa bubohora, ni ubutumwa n'inzira, ni ubugaragariza abantu inzira ijya mu ijuru. Irahari irafunguye, Yesu yarayifunguye. Ubundi yaravuze ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru ngo kugira ngo rwinjiremo ngo kubw'ubuntu bwinshi agira. Yesu yaruguruye, Yesu yarakinguye, araguhamagara kugira ngo winjire. Ikibazo cyaba wowe, ariko Yesu w'iki yamaze kugikemura. Ubwo rero nkavuga ni mu by'ukuri niwumva ijwi ry'Imana nawe aho uri hose we kwinangira umutima. Niba rero wifuza kutujoyininga, nimba wifuza kubana natwe kuri groupe ya WhatsApp kugira ngo ushobore gusobanukirwa, nimero ni 07844257 07844257. Hanyuma ushatse twandikira uri kure, uri mu mahanga, birasaba gushyiraho code ni +250 7844257. Tuzishimira kukwakira, tuzishimira mu by'ukuri kukwakira. Channel ni ya yindi, ni ijoro ntirikorerwa, niyo ibiganiro byose biba biri kunyuraho. Ubwo rero wayijoyininga ugakanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanire, dukomeze dusangire, dukomeze tugubwe neza, tunezererwe n'ubuntu bw'Imana nk'inzira yonyine Imana yagennye kugira ngo abari mu isi babashe gukirira muri iyo nzira. Ubwo rero ndagushimiye cyane, ngushimiye ko dukomeje kubana, ngushimiye ubufatanye, ngushimiye kubigaragaza, yaba arimo kubisangiza abandi, nanjye mu kunyandikira kugira ngo dukomeze kuba hamwe, dukomeze tunezerwe. Kandi navuga nti Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu we watumye ibi byose bishoboka, watumye mu by'ukuri tubona cyo kuvuga, watumye dutinyuka imbere y'Imana, watumye amahoro mu mitima yacu aboneka. Kuri Imana ishimwe ku bwa byose none kugeza iteka ryose. Amen.